mbifuriza amahoro y'Imana aturuka ku mwami wacu. Amazina yanjye nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba nigishiriza cyangwa nyuze ijambo ry'Imana kuri YouTube. Iyi channel rero ikaba yitwa Victory Trumpet cyangwa Trumpet Victory TV. Iyi channel rero tuzajya tunyuzaho ijambo ry'Imana kandi tuzajya twiga byinshi bigiye bitandukanye uko Imana izajya idushoboza. Mureke rero dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana irahera, turagushimye kuko ubana natwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe rero, reka imbaraga yawe mvajuru zibane natwe kandi twiyoborere mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana rero icyigisho kivuga Egiputa umugabane wa mbere. Iki cyigisho rero umugabane wa mbere tugiye kurebamo ibintu bigiye bitandukanye, amateka, ese kugira ngo icyaha kize mu isi byagenze bite. Tubona neza Imana irema umuntu, yamuremye imukunze kandi imwishimiye. Mu kumurema rero yaravuze ati tureme umuntu agira ishusho yacu. Mwitangira igice cya mbere ku murongo wa 26, agira ishusho yacu ase natwe atware. Ni ukuvuga ngo Imana yari yahaye umuntu ubushobozi bwo gutwara ibiri mu isi akabiyobora. Ariko ikintu gitunguranye ni uko hari uwaje kutishimira ubwo butwara umuntu yari ahawe, hanyuma aramucumuza. Amaze kumucumuza rero umuntu yahise atakaza amahirwe yo kuba avugana n'Imana. Ibyo bintu rero byarakomeje. Mu Byahishuwe igice cya 12 tubona neza uburyo umuntu Imana yavuze ati wasugushije ishyano naho waje wishime. Wasugushije ishyano kuko umanukiwe n'umutware cyangwa na Satani, ari we ufite umujinya mwinshi. Ibyo bintu rero byatumye isi igusha ishyano. Isi rero impamvu tubona ibi byose bibaho, impanuka, intambara, ibyorezo, inzara, ibi byose ni Satani wabizanye. Aha ngaha rero tubona neza umuntu amaze gutakaza ibyo Imana yari yamuhaye. Mu itangiriro rero dukomeza tubona isezerano igice cya 3 ku murongo wa 15, twongeye kubona Imana ivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, ruzagukomeretsa agatsinsino nawe uzarukomeretsa umutwe. Ayo magambo rero ni amagambo arimo isezerano rikomeye ryo gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Ariko iryo sezerano ryakomeje rigenda mu bisekuruza bigiye bitandukanye nk'uko tubisanga muri Bibiliya. Rero tugiye kureba mbese Egiputa umugabane wa mbere. Aha ngaha turabona Egiputa mu buryo bw'ibigaragara. Iyi Egiputa rero yabayeho mu gihe cy'ishyanga rya Isiraheli cyangwa mu gihe cy'Abayuda nk'uko tubizi. Ariko se Egiputa kugira ngo itangire byari bimeze bite? Ni ukuvuga ngo iyo tugiye mu itangiro igice cya 11 twongera kubona Imana ibwira, reka tuharebe mu itangiriro igice cya 11. Tangira igice cya 11, tangira igice cya 11 ku murongo wa 26 hari amagambo. Tangiriro igice cya 11 ku murongo wa 26 hari amagambo avuga ngo kuvuka kwa Aburahamu. Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara abahungu, abyara Aburamu na Nahori na Harani. Noneho turabona ngo uru ni rwo rubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Aha ngaha rero ni amateka agiye atandukanye, ariko icyo tubona ni uko Aburahamu mu kuvuka kwe yavutse n'abana 3, ariko avukira kwa Tera. Uyu Tera rero amateka yatubwira yuko yasengaga ibigirwamana. Ariko Imana mu gice cya 15 twongera kubona Imana ivuga ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Icyo gihugu rero nta kindi ni Kanani. Iyi Kanani yagiye iba umurage kugeza ibihe byose by'Abisiraheli. Rero mu gice cya
na gatanu nk'uko nari mbabwiye, Aburahamu yaje guhaguruka atandukana na se ajya mu gihugu cy'i Kanani. Birakomeza twihuse mu gice cya 17 twongera kubona neza Imana yongera kumuha isezerano, kubera yuko Aburahamu yari yumviye Uwiteka. Tuzasoma mu Mibare igice cya 11 yuko umuntu ngo tugomba kuzatsindishwa nk'uko Aburahamu yizeye. Dukomeje twihuta ho gatoya, Aburahamu rero ubwo turimo turareba Egiputa uburyo yakomotse n'uburyo abantu babaye imbata mu gihugu cya Egiputa. Mu gice cya 15 twongera kubona havuka ikibazo cy'inzara, nuko Aburahamu aza guhungirayo, ariko kubwo kumvira Uwiteka Imana imuha umugisha. Mu gice cya 17 rero twongera kubona Imana ihindura amazina ya Aburahamu. Aburahamu ubundi yitwaga Aburahamu, ariko Imana imuhindura izina yitwa Aburahamu. Noneho twongera no kubona umugore we bitaga Sarayi ahindurirwa izina yitwa Sara. Ayo mazina rero mu guhindurwa kwayo byaje kubaha isezerano ry'uko kubera bumviye Uwiteka bazakomokwaho n'amahanga menshi. Ayo mahanga rero ni ukuvuga ngo byari isezerano ryo gucungurwa k'umuntu. Aburahamu rero mu isezerano aza kugira isezerano ko azabyara umwana muri iki gice cya 17 ari we nyine uzaba sekuruza w'amahanga, ariko Aburahamu yanga kubyemera, aza guteshuka ku isezerano, aza kubyarana na Ishimayeli, babyaranye umwana Ishimayeli. Uwo Aburahamu aravuga ati cyama Imana uyu nguyu akaba imbere yawe, akaba mu gikingi cyawe. Ariko Aburahamu kubwo yishe isezerano, Imana yaje kumusohorera amuga ati ngaho rarama urebe mu kirere, ese urareba inyenyeri uko zingana? Imana avuga ngo uko izo nyenyeri zingana niko urubyaro rwawe ruzangana. Uyu rero Aburahamu yanze kubyemera. Nyuma rero yaje gutwika inda Sara. Amaze kumutwika inda abyara Isaka. Isaka rero nawe yakomotsweho n'abantu babiri b'ingenzi tubona muri Bibiliya. Uwa mbere yari Yakobo, undi yitwa Esawu. Uyu rero Esawu ni umwana wa mbere. Yakobo rero yaje, ubundi Yakobo bisobanura uburiganya. Yakobo rero yaje kuriganya Esawu umugisha, bituma agenda kumara imyaka 20. Mu itangiro tuzabisoma. Nuko arangije aragaruka. Amaze kugaruka rero uyu Yakobo yaje kubwo kumvira Uwiteka Imana, yitwaga Yakobo mureganya, ariko tuzasoma mu itangiro ngo yaje gukirana na marayika, ngarangije aba ngo sinkure ku rutamaye umugisha. No kwangura mu kuvuga ngo sinkure ku rutamaye umugisha, uyu Yakobo yaje guhindurirwa izina, biva kuri Yakobo ahubwo ahita aba Isiraheli. Amaze kuba Isiraheli rero yaje gukomokwaho n'abana 12. Abana muzabasanga muri Bibiliya inyuma, ni abana 12 ba Yakobo, aribo bavuyemo imiryango y'Abisiraheli. Hanyuma ukuntu byagiye bikomeza, ubwo ni ukuvuga ngo Abisiraheli noneho haje kuvuka ikibazo cy'inzara. Hari muri Egiputa umugabo bitaga Yosefu. Noneho Yosefu nguwo havutse inzara. Murabizi mu itangiriro abavandimwe ba Yosefu ntabwo bamwemeraga. Muribuka yuko hari aho babeshye se bamaje kumugurisha n'Abanyegiputa, akaza kuvuga yuko abo Banyegiputa nyine ngo bamwishe. Hanyuma aza gufata nyine ikanzu, barangije ngo babaga umwana w'intama, bafata ya kanzu ye bayiziringa mu maraso. Bamaze kuyiziringa mu maraso, ibyo bintu bituma nyine ise Yakobo ababara cyane. Ariko igihe cyaje kugera cy'inzara, baza kugenda bajya muri Egiputa, hanyuma habaho inzara. Inzara rero imaze kubaho, aba bose imiryango 12 yose y'Abisiraheli baje gufata akanya, barangije bajya muri Egiputa. Bamaze kugera muri Egiputa, ukuntu byagenze, baragiye baba abanyage ku bw'inzara. Rero barabyara baba benshi, nuko kubwo bari bafite isezerano yuko ari ishyanga rikomeye, ari ishyanga rya Isiraheli, Imana izabagira ubwoko bukomeye. Aba bantu baza kugenda kuri iryo sezerano. Mu kuva rero igice cya mbere tuhabona ngo bamaze kuba abantu benshi bagwiriye, nuko ngo
umwami wa Egiputa wari wimye ariko atazi Yosefu, ngo biramurakaza cyane. Bimurakaje rero bituma avuga ngo abana bose bagomba gupfa, umuhungu wese uvutse agomba gupfa ariko umukobwa akamenya. Ibyo bintu rero byaje gukomeza bitera ikibazo cyane ubwoko bw'Abisiraheli bubaho muri ubwo buzima. Ariko muri icyo gihe ubwo turahita twihuta tujye mu kuva igice cya kabiri ku murongo wa 23, kuva igice cya kabiri ku murongo wa 23 turagera ku murongo wa 25. Abisiraheli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Amen. Aha ngaha ndashimira Imana yuko Imana imenya uko tumeze, hanyuma ikaduha ibikwiriye n'ibyo ibona yuko dukeneye. Ubwo ni ukuvuga ngo Egiputa umugabane wa mbere turimo turabonamo neza ishyanga rya Isiraheli. Ese twebwe muri iki gihe twaba turi Abanyegiputa gute? Ese ku bwoko bw'Imana mu buryo bigaragara bari bameze kuri, ese twebwe uyu munsi twaba turi Abanyegiputa gute? Mu Byakozwe n'Intumwa niho tugiye kujya. Byakozwe n'Intumwa igice cya 7, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 7 ku murongo wa 39 hari amagambo avuga ngo tubonamo amateka uburyo Abisiraheli banze Mose bakatuma batamuha agaciro bitewe n'uko Imana yari yamutoranyije ngo amuyobore. Ariko mu Byakozwe n'igice cya 4 ku murongo wa 39 hari amagambo avuga ngo basokuruza banze kumwumvira, ahubwo baramusunikira hirya basubira muri Egiputa yo mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo rero noneho Egiputa ni iki? Egiputa yo mu mitima ni ugusubira mu byaha. Mbese uyu munsi waba aho usengera hose warabatijwe ukaba warasubiye mu by'isaba bakunda? Aha ngaha Egiputa yo mu mutima ni ukuba ufite kamere y'ibyaha mu mutima wawe. Mbese wowe uyu munsi mu mutima wawe waba ufitemo ibyaha? Niba ufitemo ibyaha ufite kamere. Hanyuma turongera kubona Abisiraheli bashaka kuva muri Egiputa. Byagenze bite? Abisiraheli bashaka kuva muri Egiputa, ikintu cya mbere ni ubushake bwo kuva muri Egiputa. Ikindi cya kabiri ni uko bagomba kugira umuyobozi ubavana muri Egiputa. Icya gatatu ni uko bagomba kwizera ko bagomba kuvayo. Icya mbere ni ubushake. Ese waba ufite ubushake bwo kuva mu byaha? Waba ufite ubushake bwo kuva mu bibi? Waba ufite ubushake bwo kuba umukiranutsi hano ku isi? Ibyo ngibyo byose Yesu yarabishubije. Hanyuma umuyobozi Abisiraheli bari bafite, ese twebwe muri iki gihe umuyobozi dufite ni uwo? Umuyobozi dufite ni ibyanditswe byera. Mose tubona ko yari afite inkoni mu kuboko kwe, yari afite amagambo y'Uwiteka, umwuka w'ubuhanuzi muri we. Ese iyo nkoni yari ivuze iki? Ni ubuyobozi bwa mwuka wera. Ndetse na buriya buhanuzi yari afite tubona mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16 n'uwa 17 hari amagambo avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo guhugura ndetse no kwemeza umuntu ibyaha bye. Ni ukuvuga ngo rero ibyanditswe byera nitubyiga bizatwemeza iby'icyaha, hanyuma tuzamenya gute ko tugomba gukira. Yesu aravuze ati nimanikwa hagati y'isi n'ijuru nziherezaho amahanga yose. Ni ukuvuga ngo kubw'igitambo cya Yesu, kubwo kwemera Yesu, ubasha kuba ufite igitambo gihoraho kigukizaho ibyaha byawe. Hanyuma ku ijambo ry'Imana nk'uko narimaje kubabwira muri Yohana igice cya 5, Yohana igice cya 5 ku murongo wa 63,
igice cya 5 ku murongo wa 33 n'amagambo avuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amen. Amagambo y'Imana niyo mwuka kandi niyo bugingo. Haleluya. Amagambo y'Imana niyo mwuka kandi niyo bugingo. Muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 24 hari amagambo avuga ngo ni ukuri ndababwira yuko ubumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuri tuba tuvuye mu rupfu tugeze mu bugingo. Hanyuma andi magambo ari mu Baheburayo igice cya 3 ku murongo wa 12 na 13 hari amagambo avuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, ritandukanya ubugingo n'umutima, ngo kandi ribangukira kuvuga cyangwa ribangukira kubwira umuntu ibyo yibwira byose. Ijambo ry'Imana niyo nkota icyaye amogi yombi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana binyuze muri Mwuka Wera tubasha kumenya icyo umutima utubwira. Hanyuma Egiputa umugabane wa mbere icyo tubashe kubona yuko muri Egiputa y'Abisirayeli bari barimo mu buryo bw'ibigaragara. Noneho muri iki gihe abantu bashobora kuba muri Egiputa y'ibyaha, muri Egiputa yo kwikanyiza, muri Egiputa yo kumva yuko hari icyo ufite. Ariko iyi Egiputa Imana itubwira yuko tugomba kuyivamo. Hanyuma hari amagambo nshaka gusoma muri iki gitabo bita ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Iki gitabo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ni ku kagingo k'190, karavuga ngo amateka y'Abisiraheli ni umuburo ukomeye kuri twe. Amateka y'Abisiraheli ni umuburo ukomeye kuri twe. Muri iyi minsi iheruka ubwoko bw'Imana buzagerwaho n'akaga kose Isiraheli ya kera yanyuzemo. Abatazemera imiburo y'Uwiteka bazagwa mu mitego nk'iyo Isiraheli yaguyemo, kandi ntibazabona uburuhukiro bitewe no kutizera kwabo. Abisiraheli ba kera bahanganye n'ingorane bitewe n'imitima yabo itejejwe no kudashaka kuyoborwa n'Imana kwabo. Nk'ishyanga kurekwa kwabo guheruka kwabaye ingaruka yo kutizera kwabo bwite. Noneho kwiyiringira ubwabo kutava ku izima kwabo, ubuhumyi bwo mu bwenge bwabo no kwinangira kw'imitima yabo. Amateka yabo kuri twe ni akabarore k'akaga katurindiriye mu nzira yacu. Ayo ni amagambo nsomye muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo rero tugomba, nimba ushaka kuzajya mu ijuru koko, ugomba kureba Abisiraheli banyuze he. Abisiraheli mu kwihana kwabo byari bimeze bite? Abisiraheli mu nzira banyuzemo byari bimeze bite? Ibyo byose rero uyu mugabane wa mbere nibyo tubashe kubona. Ijambo ry'Imana rero ravuga ngo muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 hari amagambo avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ayo niyo magambo, ibyo nibyo byiringiro dufite yuko tugomba gusanga Yesu akaturuhura. Nibyo nabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Hanyuma mbere yuko nsenga nsoza, ushobora kugira ngo ibi byigisho dutegura bijye bikugeraho mu buryo bwihuse, ushobora gukora subscribe. Noneho wabagize n'ikibazo ukaba ushobora kwandika muri comment, hanyuma ukaba wanakora like. Ibyo byose bishobora gutuma hari ikibazo wagize nshobora kugusubiza binyuze kuri ino channel. Hanyuma ibindi Imana ikomeze kubana natwe kandi duhana umugisha. Ibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Hanyuma mureke dusenge Imana yacu. Data mwiza uri mu ijuru twitaho, turagushimiye yuko utwumvisha ano magambo, tugushimiye yuko uduhaye akanya ko kwiga. Reka buri muntu wese ubashe kumugira neza
kandi umwohereza imbaraga imwumvisha ijambo ryawe. Reka buri muntu wese ubasha kumva ijambo ryawe ufite amatwi yumva utazamubaza akamaro k'amatwi yahawe kandi akamaro kayo ari ukumva. Reka buri wese umuhe kumva kandi umuhe kumva ibimugirira akamaro byose. Mbisabye nizeye kandi twese tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo nasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Nyuma yaje gucumura ajya kure yamuhanze maze abakahebwe nuko kubw'urukundo rw'iyamuhanze asubizwa agaciro binyuze muri Yesu.